Regero Norbert Digidigi Jean Bosco uruwo kwidigiri usamata yamatera gahin yabanyangwa yadutwaye uyenzi ubwo abasezeranye kuwa gatandatu no ku cyumweru ubu bari kwideboroso umuhanzi na chagwa go nyagago narakutinyaga umaze gusaza manje. Ese uburyarya ugira muri filime ni nakomeza uburyarya ngira muri filime? Ese muri filime ngira uburyarya buriya iyo wabwandikiwe ngo kudeborosoringa bivuga iki? Deborosolage. Bitomusa Komeza. Salam. uko bye Niko bye. urayumva harimo akantu ntabwo k'akamineri. bitwabivamo reka tubireke Harimo akantu k'akamineri kasatiraga umutsuko. baba mama baba oh no Amuntu ntabwo byoroshye. Ibintu byo bita itarantu kabisa. reka twigire mu byacu, Reka twigire mu rwanda. nshuti bavandimwe ba Papa Sava, ndabibutsa ko ubu ngubu noneho turimo kwizihiza umunsi mukuru ukomeye cyane, umunsi w'amahirwe yahuye n'ibyifuzo. Turimo noneho kwizihiza episode y'igihumbi ya Papa Sava. Umubaho w'ama episode igihumbi. Ama episode igihumbi nicyo cyaduhurije hano, nicyo turimo kuganiraho. Nta kindi kintu turi kubasaba. Uravuga twe bariya bari kutureba rega njye nawe turasanga nk'iyo nshatse ndaguhamagara tukaganira. Niko bigomba kugenda. Bariya bari kutureba turabasuhuje mu kivandimwe. turabasuhuje tubashimira ko mwadufashije muri izi episode zingahe? Igihumbi. Noneho rero ubu ngubu tukaba turimo kwizihiza kuba uwo mubare tuwugeze. Ariko uwo nguwo no ku munsi washyiraho episode 10 cyangwa 20 byaterwa, si byose? Icyo dukeneye ubu ngubu noneho nuko batarabikora bakanda subscribe. Ku muntu utarabikora ariko kutarabikora hari ababikora ngo ko episodijeho ati ngewe ndagufana agahita kanda yabiryoshye akongera agakanda akavuga ati nejo hazaza indi agakanda akajya ava wajya abashyashya. Ubundi ukuntu bimeze sikakandi k'umutuku kanditseho subscribe ugakanda rimwe bikabaye burundu, biba ari burundu. Nicyo tubasaba. Episode igihumbi burya ntabwo ari umuhigo ukomeye cyane kuko n'ijana wazishyiraho umunsi umwe. Yego. Ubu noneho turi muri gahunda yo kwizihiza miliyoni y'aba subscribers. Siko iryo jambo rigorana kurivuga. Subscribers. Uraprononciye muvandi. Digidi. Yes. Muri ubwo buryo bwo kwizihiza kuba tugeze kuri episode igihumbi kameo. Yego. Ni ukuvuga ko dufite abantu benshi bagiye baduha ibitekerezo, abantu benshi bagenda bavuga bati mushyiremo ibi, mukuremo ibi ngibi, tugira amahirwe buriya akomeye cyane. Nta muntu uraduhamagara tubwira ati rwose mubivemo muratanya abanyarwanda. buriya ntanakubeshye iyo bitabasaho ngo mure n'abantu b'abasirimu cyangwa se abantu basanzwe wenda muri rusange badukurikira ngo bagenda bavuga bati biriya bintu byanyu turabikunda. Yewe hari no kumamagara rimwe sinzi. Nibyo nari mvuze. Ntabwo turabona umuntu uduhamagara tubwira ati hari ibintu mukina
byo gutanya abanyarwanda. yego hari ibintu mukina byo kudasubiza byo kudateza imbere igihugu. hari ibyo mukina byo gusenya ingo za rubanda. hari ibyo mukina byo kwangiza umuco. hari ibyo mukina byangiza ibidukikije. turimo turagendana. nawe. hari n'umuntu wambwiye ngo ni gute Ndimbati na Ramazani bakina ibintu bya pirimeri. hari amasomo dukwiriye guha abana biga muri pirimeri. ubwo ni amashuri abanza y'abariya bakuru, barebeye ku ishusho y'abariya bakuru, kuko bariya abana batoya YouTube itagira itabayemera bakorera amafaranga. bikaza byunganirwa n'akantu kavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. none se uyu mwana avuze ngo baba nawe ugasubira uti papa ubu uvuga iki se? n'ubu uri mukuru ari uruhinja se? uwo niwe Ndimbati niwe Ramazani uri kuganira n'aba bana bari hariya ku mashuri abanza. abantu barakubajije jewe iki cyiciro cyitwa subiza. nta bintu byo kubasondeka nshuti yanjye. ubwo se kutazanye ibendera ngo turahire tuvugishe kuri muntu wanjye. bigira noneho politiko cyangwa se ntabwo ari intambara. ntabwo ibendera ari intambara. wibigira politiki kabisa, wibigira fomu. il faut adoucir les choses. adoucir les choses. il faut adoucir les choses. apaiser diminuer. ariko mwasoma basa si byinshi. reka tubanze tugende dutya. yego. Digidigi ni umukinnyi wo muri Papa Safa. yego. ni izina rihangano ryo muri Papa Safa. Digidigi yes. ninde mu by'ukuri wa nyawe ubwo tuvuye muri filime. noneho tuganira abantu batavuga Digidigi ariko bazi niyo karagita Digidigi ni yande wande wahehe waryari. nicyo nshaka kumenya. nitwa Norbert Regero, amazina yanjye y'ababyeyi. Norbert Regero. yego. byo kurega byo kurasa ku ntego. muri Twiga. uri imfura? njyewe mu rugo turi abana 8, ndi wa 4 hasi no hejuru. ku kivuga babyise Twiga. Regero. yego komeza karagaciro. nuvuga ngo ndi mu itsinda ry'abaregero bose bitwa ayo mazina uko ari 8. noneho nkaba ngiye mu buzima busanzwe, ndi umuntu usanzwe. mwabonye wabaye Digidigi ariko Norbert mu buzima busanzwe, ariko Digidigi muri Papa Safa. sinzi niba ndi kukivuga neza. urakoze cyane. yitwa Norbert Regero, umwana uvuka mu bana 8 akaba ari uwa 4. ukuvuga harimo hagati niyo mpamvu ari muri Twiga. narare kuri saso mu kiringiyo. uri mu kiringiyo. n'uyu nguyu turi kumwe. Digidigi kugira ngo tuze kuganira turasa ku ntego y'ibyo abatubaje, kuko twifuje ko tutasubiza ibibazo njye nakubajije gusa, ahubwo abantu batubajije tukabihuza. twagiye duhuza ibiri kuri Instagram, Facebook, X yahoze ari Twitter, no kuri WhatsApp tukareba ibyo abantu babajije cyane. ntabwo ari akazi koroshye, natwe tukakubaza. ufite impungenge zo kubazwa na mugenzi wawe? jewe nta mpungenge nteye, ahubwo impungenge zitewe n'umuba w'ibyo bibazo. turagenda tubigabanya nk'uko twavuze, ariko nta kidasanzwe. ni byiza ngo batumenye tumenyane rwose. ndahari, reka tubiganire. episode 1000 si ubusa, ntabwo ari ubusa. niyo mpamvu bigeraho ngaho ukaba ngombwa ko wegerana, ka ngombwa yuko usatira amarangamutima y'abagukurikira. nibyo kugira ngo tubigendane neza. Norbert, uri Digidigi muri Papa Safa, ushobora kuba warajemo muri 2020. yego. ama episode yari ataraba menshi cyane, ariko haramaze gukinwa ama episode arenze 30. yego. abantu baribaza ngo mu buryo burambuye buriya hari ikintu kijya kingora ngo ubuziguye n'ubutaziguye. ubutaziguye ngo ni rusange, ubuziguye
ni ufite uturimite limite wowe niko wabyumvaga ntabwo nanjye nagakururaga neza ariko ndabyo byumvise ubutaziguye nibwo rusange ni ukuvuga ntacyo ukumirwa naho ubuziguye ufite utuntu ufite limite ugenda ubika twabucece noneho aha ntabwo ari ubuziguye n'ubutaziguye ahubwo mu buryo bwimbitse ibwira abantu mu ngeri y'ubuhanzi twava mu buvanganzo nyemvugo bwa rubanda nyabami iby'ubu mbese ibwira abantu ariko ruwanjijishije ni wowe bizanye ndagufashe mise ngucakira buriya uteze ndi rwagakoce digidi wibwiye abantu urababwira uti njye nababwiye amazina yanjye babwira n'umuryango mvukamo yego warize byo guhozaho ibyo twita schooling yego narize atari byinshi cyane mu by'ukuri nakoze kaminuza niga public health santé publique muri kaminuza gatolika y'u Rwanda ariko byazaga byunganirwa n'ibyo narize muri segonderi buriya muri segonderi nize techno scientifique icyitwa hygiène et assainissement hygiène et assainissement uzi ko ariyo bigeze kuma kujya kwiga muri Sagisenyi wakabaye warayigiyemo rero nayigiyemo n'ubundi njye nayize ariko kuri Saint Andre ariko biranga nyine njye nayize kuri Saint Andre ese isuku n'isukura ugeze muri kaminuza muri buzima rusange santé publique ni ukuvuga ufite bachelor degree muri public health nibyo nyine n'ubundi narinje kureba n'andi mahugurwa menshi yagiye ashingira ashamikiraho ufite wize primaire birumvikana wiga secondaire Saint Andre urangije ujya mu isuku n'isukura ubwo niho hari Saint Andre Nyamirambo hanyuma ukomereza muri Université Catholique y'u Rwanda yego ufite lisansi ni ikibundi nashaka guheraho turashaka ubwo urumva amashuri turayamenye n'amavuko turashaka noneho avukane yawe yanjye mu buhanzi kugeza ubu mu buhanzi Digidigi Jean Bosco Regiro Norbert ninde ndi umuhanzi umukinnyi umwanditsi umuhimbyi ubwo ndavuga mu ikinamico mbaze mperaho ikinamico ndayikina ikinamico ndayandika ikinamico ndayitoza ibinamico biri mu buryo nakwita wenda butandukanye mbabura gukoresha mu ikinamico hari ikinamico ikinanwa n'abayireba yo ku kabuga théâtre scénique on the stage yes hari ikinamico ikinirwa mu ruhame ariko itagirwa mu ruhame n'abayikina ubwo ni théâtre de propagande iyo dushobora kwicara tukaza tukabakinira mukavuga ngo murakoze yubanjije ni théâtre de masse no kumanukamo hasi yego nkurikizaho iyi ngiyi noneho dushobora kuza tukarivovora mukareba mukatubwira muti murakoze hakaba n'indi kinamico y'amajwi radiophonique hari n'indi noneho kinamico nakwikinana one man show theater ntabwo ndakura cyane yego ntabwo ndakura cyane ariko théâtre solo nayo ni ikinamico nzi aho ni mu cyiciro cy'ikinamico hashobora kuba ari indi wenda azi gukina ariko ntazi ko ariyo théâtre propagande nashaka kukubwira iyo twita théâtre forum ni théâtre mukina akantu gakeya gashingiye ku matrigas noneho abantu bagaparticipa bavuga ko uko byamera iyo ndayizi nayo ikinnye kitari gitoya muri Search for Common Ground icyo gihe twakinaga ku buzima buri rusange ariko ku makimbirane ashingiye ku mbibi mu buryo bwo gukemura amakimbirane mu bwumvikane twakiniramo cyane yego hari n'igihe cy'amatora yari ari kuba icyo gihe urumva hari harimo ibintu nyine twakwita nka propaganda nk'uko wabivuze haruguru bamwe babyumva abandi batabyumva abandi bavuga ati nzatora hose ariko icyari gihari byari ugutora
gutora neza utica itora iyo ndayizi cyari igisata rero cy'ikinamico muri rusange navuze ikinwa mu majwi kuri radio noneho hakaza bijyanye na sinema hari ama teleplay hari nama documentaire n'ibiki ahantu nge nibona cyane muri izi mucyo nakwita wenda comedy ziri dramatique kuko niturakwiza cyane ntago buriya ntiturajya mu max abibwira abantu benshi hoya action byihore melodrama mu melodrama ntabwo byari byakura cyane turacyakora drama ni nayo urebye cyane dusa naho dufitemo imbaraga nini kubera impamvu ariko bizakura yego bizakura uruzi ko se tuzakina ibintu noneho by'amakamera 3 cyangwa 4 bagashyiramo na drone bikemera uravuga ke point na Asumani naruse ntabwo azanye cya crane cya kindi cyo bazabona noneho cyo mu kirere no kimeze noneho yiruka kiraya kibagenda ubwo tuzajya muri fiction muri zacu se ntibabizanye by'ibiredi noneho byadanje byabindi n'ibirayira araje haninwe haranindara jwenga haraninwe muri sinema mu by'ukuri nandika amafilme maremare cyangwa magufi nkuru ndende cyangwa ingufiya ngira ngo hari yanjye yaje kugera hirakwama wigeze kuyumva yarakwamye ntabwo yakwamye kuko yananiye mu bundi buryo ahubwo nagize ikibazo genibwa umushinga maze kwibwa umushinga kuko nari nashoyemo menshi ndavuga reka mbese ubinyuma gato banze ndebe kuko ntabwo nakaguze moto umugore n'abana gakora kabanza byibuze gatera imbwije ariko ndavuga noya reka ntabwo naza gukubana na Kibonke ngo nkubane n'abamenya nkubane na Papa Sava nkubane n'abande reka mbe ndetse gato babanza ahubwo bagafate nanjye bazanzamure erega nani bikomeye muri ibyo ngiye hoya no uburyo bwo gufatikanya aho rero hari filme kinamico twavuyeho ingufiya cyangwa indende none wakaza n'amapublicity nimbara nkuru aba documentaire na turayakora hanyuma akaza amapublicity ariko publicity zibanzirizwa n'ama interpretation cyangwa ama narration kwa kundi ushobora kuba arayikoza ari yawe ngiye nkaza nkayiha ubuzima mu buryo bwijwi nibwira abantu wafasha amashusho yawe urayatondeka neza yego abande no 600 singiye wikoreye narration wayirebye se usigaye 600 gica kuri zacu kenshi ega nge narayirebye ariko bari abenshi rirajwe n'ingiri ivuga ry'ikinyarwanda nibyo kuvuga zirahari ubu turi gukora cyari wacu waratubwiraga ngo uramabi turi gutegura ngurisa turimo gutegura yitwa Mameri Matiwe yego mama yaranyishe ni igitabo cyanditswe na Albert Nsengimana nayo muri iyi minsi turimo kuyikoraho ariko none vuga iby'amaudio ntago nakubwiye ibijyanye no gukora ama voice over na interpretation ikitwa gahugu gato Gaël Faye turagusuje bose mwiza afite na projet nziza mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa kangahe numva ko ari igihe twakubuza uri muri izatangira gukinwa mu ruhame abantu benshi bazabimenya bazaze kwireba wanda bizi Gaël Faye petit pays kabisa hariya mu Faransa arya mu Faransa ariko yigeze no gukoraho ku bintu bijyanye na krokodile hariya yo muri Tanganyika cyangwa muri Rusizi niba atari we nisi ubwo namenye ko muzi n'umuhanzi urenze aranarapa n'umupoete ukomeye cyane hanyuma nyuma y'izo ngizo hari n'izindi ariko nyinshi twagiye dukora ari twingira ikwiye yakorwaga na Rushinga Bigwe Emmanuel yari ama episode 10 yakozwe kuri RBA ngira ngo wagiye ukireba ikiganiro cyabaga kirimo abasaza bano banuza ba Eminante bakoze bari barimo ba Karisa Rugano ntabwo ukizi ikiganiro bakoraga kuri televiziyo Rwanda cyo basesengura turabaramukije namwe turabasuje rwose Rugano Eminante arahari muri aferi zitandukanye nawe turamuramukije ndamuramukije cyane Radio 10 yego TV10 n'izindi nyinshi aho rero hazamo n'amapublicité nk'uko yavuze haruguru amapublicité atandukanye ngira ngo abantu bajya bazireba kuri zacu
zacu ugomba gukurikirana kuri sheni ya 38 ku bantu bakoresha dekoderi ya Canal+. oya bivuge ariko muri kuvuga ryajwe rya announcer Canal+. Tuguhaye ikaze kuri Zacu TV kuri sheni ya 38 kuri Canal+. Digi Jean Bosco. Mukomeze muryoherwa. Aho byari muri noza rero muri sinema. Muri theatre twinjira muri sinema tugera muri interpretation tugera muri kwandika tugera muri bibaye byinshi radiophonique tugera bibaye byinshi hari ibyo umuntu abatibukerege yo muvuga umuntu ngo bitondeke gutya ntago bitubyibuka amapublicist atandukanye yagiye akorwa muziki rero umuziki mu byukuri ntabwo nzi kuririmba cyane ariko umuntu uririmba neza namwumva nzi amakora atari menshi urifite nzi amakora atari menshi hari muri Papa Sava ngira ngo wenda niho twagiye ducuranga utuntu Roprekeso preteke ropreto Ia proveketera prepote Vero Ia provete petator profevele vero de pe Ia tokelo presides ala vetoro vero Ia provete Iro propeto Itisakatolo vilize Vero aya ni amakoro nigishije kubera ko navugaga nti ngiye kuza muri Papa Sava aka kantu gashobora kuzampeka gafasha ntibanyirukana ako kanya ngira ngo hari byinshi tugenda ducurangamo mu by'ukuri kuririmba ndagerageza amajwi atari menshi interpreta n'izabandi bisanzwe ndagerageza ariko ikibazo usanga nzi nk'igice kimwe gusa oya ntacyo bitwaye nk'igice kimwe gusa cyangwa refre gusa tuvuge nk'aka karirimbo kavuga ngo usamata yamatera gahin yabanyangwa yadutwaye uyenzi yadutera gahinda akamariza ikibazo rero kiba gikomeye mbashobora kuba nacuranga aka kamelodi ariko ntazi iki ibitero ntazi ibitero no kuvuga ntabwo urashobora kuba umwinterprete umwinterprete amenya lyrics imbere y'ibindi byose ntabwo wandenganya ariko ntabwo wandenganya ntabwo ari inshingano zawe rero impamvu urumva tugomba kwiyizira muri ibintu byacu bya theatre naririmbanye na Nyamitari kera ndirimbana na Dominique Nike ndirimbana na Patient Bizimana kinanaga mu murage kera Gerard Munyarugerero waririmbaga ikibasi bose twararirimbanye Gerard turamusuhuje aho ari hose ba Martin Tereza nshuti yanjye twabonanye ejo bundi ntarenze ibibazo mama wishavura sinari mbizi hanyuma hari undi mukobwa nawe twamenyanye muri iyi minsi turimo yakinaga yitwaga Jize Karisa Providence kuva i Huye ni umukinnyi mwiza cyane umukinnyi mwiza ariko nawe no kumufata mu mutima nibyo twari turimo kandi kanashyirira abantu hanyuma tugakomeza akantu nashyira abantu rero ubu rero utu tuntu biba bikaze kugira ngo ukamenye neza papi ngwirawe inyona kugene tarara utwo tuntu ntabwo duhagije ntabwo uramenya amabare ntabwo byari byaza neza ariko iyo ngifashe uba urifashe ndagihonyora kabisa nawe wizire kandi wiwareze aya
amajwi ngo niyo y'abahanga urangiye ngo nibyo nahereyeho noneho biracanga ibi ntabwo njya mbishegera njya mbishegera kuko urakibona nagifashe mba nyikomeje ariko byahise bingira igishushu ibi ngibi rero uhita ubirekera bitwa ba Clement urumva Clement boss wa Mibonores inshuti yanjye cyane hariya nawe Karumuna turabaramukije Knowless turabaramukije hari ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye turabaramukije Karema ariko kuri piano kivovora ntabwo ari nk'abandi bakanda nk'abapyondo icyondo bamumva inkarakara urumva DJ reka ninjire mu bakubajije Kamuhanda Jean Dodier uramuzi ntabwo muzi ngo kudebronsoringa bivuga iki debronsolage kudebronsoringa mu by'ukuri ni ijambo rye nicaye na Papa Sava turaritekereza turarihimba turarivuga nta hantu nigeze ndisoma muri dictionnaire nta hantu ndizi nta rurimi rigira iri ni ijambo twicaye twebwe turaridesigninga dusanga tugomba kuryita gufata umuntu w'umusheri mugakora akanama k'itsinda mukigira inama mukagundagurana mutabangamirana ariko noneho ukaza gushiduka ibyo byabize mu kivandimwe ntabwo ari ngombwa kujya kubivuga ijambo twihimbiye nyandagase kudebronsoringa ubwo abasezeranye kuwa gatandatu no ku cyumweru ubu bari kwidebronsoringa kuba umuhanzi ni ukuba inshuti y'abantu ariko ni no kumenya ubwenge n'uburyo uvugamo ibintu hari uwitwa ubwo Kamuhanda Jean Dodier wumve yuko tutakurengeje kwidebronsoringa ni igihe umugabo n'umugore bari mu itsinda ryabo barimo bajya akanama ahantu hatuje biherereye Mr Pole ese Regero Norbert Digidigi Jean Bosco uruwo ku idigiri uzi ni ryaheye ubundi mu buzima busanzwe ni ryo muri Papa Sava nzi gusa idigiri jewe ndibuka yuko urumva tumaze kubona digidigi twese tujyanisha n'idigiri kandi urumva ko idigiri rirajya no mu idigiri ariko abantu habaho hari umuntu witwa idigiri ubundi mu gifaransa c'est le barrage cyangwa la barrage simbizi nibambwire ngo mbishyire mu kigore cyangwa ikigabo barrage ça dépend de l'école ni bavuye barrage je ku idigiri hari abantu twabirusha nkabize vuba bakaringusho bakaringusha batuvunira mu ivi bavuga icyongereza aho turebera kabisa cyangwa basasa ni mu bana ariko nawe yuvuze uti barrage muri episode burya sinanizi ko ari ku kivuge muri episode twari turi kumwe n'abakobwa uyu nguyu ejo bundi shwanyaguza mu kiruza mu cyongereza happy ndaza ndekaraga nkajya mubwira ni you understand lakini you understand wabonye umuntu ntuza baraje sasa sinanizi ko akizi ati wala shrine no nakana akubisemo ngo kwa kundi bavuga ngo musobanurira ukuntu ngo musobanurira ukuntu byagenze yaravuze ngo gwere wangu I can't ngo never no ngo start being again warabivuga I can't never no why you are kororingaza ukagira ngo no gukororinga bya bindi bya kuryama sukuruza okay naho rero kwidigiri rero abo kwidigiri cyane tujizi barrage iyo uvuye hano I Kigali Nyabugogo ukanyura Karuruma Gasyata babanza Gasyata Karuruma ugakomeza Kabuye na Nyacyonga ukagera Rusine nakaje vuba ukarenga aho werekeza Cyamutara ugana kuri ntuza kuri Muhazi ugakomeza ukagera Gaseke iyo cyambuka ikiraro cya Gaseke ugakomeza wenda kugera hafi aho bita Rwafandi hafi aho hari icyo bita idigiri haba n'icyapa cyanditseho ngo kwidigiri hafi y'isoko ntibakeke rero yuko ari uvuga ntabwo ariho ariko digidigi no kwidigi ugasanga birazamo mu isubirajwi bita bigwamo ariko si wavuka icyo twakirenze Mr Pole twagusubije Ariane 3,490 ese uburyarya ugira muri filime ni nakomeze uburyarya ngira muri filime ese muri filime ngira uburyarya buriya iyo wabwandikiwe yewe mu buzima busanzwe nyina ibintu byose byanditswe n'umwanditsi umwanditsi mbere yo kubanza ngo andeme
avuga ati tuzaba dufite digidigi ureshya utya usa atya wambara atya buriya no kwambara ntabwo upfa gukubitamo ibyo mbonye kuko hari igihe bambwira bati oya ugiye gukina uri uyu muntu umeze utya kuramo utwo tuntu ambara utu bigenza utya. Bamaze kumbwira bati rero uje gukina hinjira mu gipangu nje muri shuti mpita niyambura izina rya Norbert ngahinduka digidigi. Ibyanditswe bakambwira bati fata mu mutwe ibi nkabiboroka niyo nshatse kunobekamo akantu baravuga bati wa hari akantu k'ingingo twakubwiye gasubiremo neza nkakavuga uko kanditswe. Bivuge ngo rero uburyarya imico y'ubushoshuzi kurakara guseka ibidasekeje kurira kugira gute byose mubona muri Papa Sava ni ibintu mba nasanze kuri set biri muri script wabamaye iyo mpavuye bihinduka ibindi. Mu by'ukuri ntabwo ibyo nkina bisa nabyo ubwo ibyo ni character ariko ufite personality yawe ukundi kuntu mbayeho. 577 akarongo Musa ikinyambura hazi ikinyambi nzi habiri nzi ikinyambi ho muri Kamonyi mu murenge wa Rugarika nzi n'ikinyambi muri Mugambazi ubwo rero sinzi aho avuga nzi hombi. Uyu Mugambazi mpazi mu bwana ku Kamonyi mpazi maze gukura ntuzi ariko hombi ndahazi. Rugaba Eme cyangwa no wihinduye wacu hano Rugaba Eme oya ntabwo Rugaba wacu yakwandika kakayemi kameze gutya. Ukunda kurya iki ukunda kunywa iki? Jewe nikundira kunywa ji cyangwa ikawa ariko abantu benshi mu buzima busanzwe bambonera nko muri Papa Sava cyangwa mu zindi projet turimo dushwanyaguza tunywa ibisindisha biriya mu by'ukuri nta na rimwe tukinywa kidafite isomo cyangwa icyo kije gukina ariko nikundira ngiye kwinywera ji cyangwa inywera ikawa amazi ntabwo ari cyane sinyabasha. Hanyuma ukunda kurya iki? Jewe iyo ngiye kurya nkunda kurya ibishyimbo narangiza nkirira n'ubugari. Urumva hari ukuntu bakubita mu runyanya bagakubita mu tundi tuntu tw'uturungo ntubigire byinshi rwose ibishyimbo n'ubugaheza ziko namenya ko Mugambazi sasa none hari n'ukuntu babisekura sasa ukabirisha ubugari ariko buri yuzi kuvuge Mugambazi igiye mu rugo ari mu ishaka nge n'ikiyanza urumva rero nta kuntu ntaryo ubugari ariko yameze neza funze ndi mu nyungu nakayawurute nkabonye ndakamira ko mu gakopo inzoka ukazihakaze inzoka nkazihakaze. Wisanze ute muri Papa Sava? Papa Sava nta mibare myinshi nigeze nshyiramo kugira ngo nzemo nta n'ikintu kidasanzwe kindi giye nakoze mu by'ukuri. Papa Sava nka Graciani twakinanye ikinamico bita Umurage tuyikina nayo yitwa Mvumbuko nge nitwa Cyungo. Turangije uko ikinamico yagendaga ikura haza gahunda yo kujya tujya kuri tele ariko tukajya duhura kenshi kuri contact dukora ama publicité n'abitwaga ba Freddy icyo gihe ba Eminante barashwanyaguzaga abitwa baka barabikoraga abitwa ba Keri na ba Natasha ngira ngo mujye bumva na ba Murwanashyaka Boni na ba Dickson bameze nabi hari na ba GDS barimo bakubita kuri contact publicité twakoraga FPR publicité zivuna za nyazo reka ibi ngibi bya za Kamonyi keza k'amakariyeri Kamonyi kacu kera keza urumva. Turangije kubera ko Gracie twahuriraga ari mu bintu by'ibisigo arimo no gukora ibintu bya one man show na bira bisigo byo za uteretute ukundute Imana mu rubanza nkanya no kumusaza mu gukunda ariko shwanyaguza muri iriya myaka nari mfite ikintu bita ingufu wari ufite forume kabisa. Hari n'umuvugo wakoze wa Misi urabibuka uraravunaga hari n'undi ukindi wakoze urukundo n'inyana y'imbwa kandi wakoze kisuka ngo suka yanjye sugira ariyo nagezaga n'abantu bacuruza no na caguwa naragutinyaga umaze gusaza mani hariya nibwo nakurebaga turimo kuri contact waretse nkaza nk'ababebe ejo bundi rero nk'abakomasi ntacyo bitwaye mfite ikintu bidasohokanye wati ndi gukora ariko nanjye arakana ariko ngiye kuzana ngiye kuba mu minsi mike noneho ubu papa tukajya duhurira kuri contact umva arakubitamo rya jwi rye risara yavuga inuza no mu gitaramo ngeze aho ndavuga ni okay ntaribi ariko uko
twebwe twagumye mu ikinamico cyane tugenda tubikuza ba Freddy batwandikira abo ngabo nibo navugaga nibwo waje gutekereza ibintu bya filime ariko njye nkabona ibintu bindenze nabagane ntari bitu rimwe nibwo icyo gihe nagusanze hariya kwa Rwahama twaje kugusura mu masaha 9 urambwira utari ko musaza naryajwe risaraye ndakumva ibintu biri kwimuka wavuye muri ibintu bya audio kaza muri filime audio bikaza muri filime nabagane ntari bitu rimwe nibwo twari turi kuri terrain urumva kubera ko twajyaga mu ntara tukajya gukina rimwe aza kumpamagara arambwira ati musaza ndakumva ati mana mfite akarori ndavuga ndavuga ntaribi nibwo naje mbasanga Gatoto na Ndimbati n'abantu wera na mama Masava barimo gukora masanga na directeur ntuza Valence masanga Louis njyewe ntazi yuko mu byukuri ari rore cyangwa iki ntabwo nigeze wenda avuga ngo nashyizemo ibaraga. Gracia arampamagara antunguye arambwira ati njye nabonye tana yawe ndashaka ngo uzaze nuko na joininze crew ntabwo ari ubundi buryo bwo kuba ngo wenda ngo na negotiation maremare nta matelefone menshi nashyizemo nuko Gracia ndebye akavuga ati uzaze dufatanye urugendo wabonye akampamagara. Sinema ari ingeri y'ubuvanganzo yoroshye ntabwo yoroshye kubera yuko ubuzi ibintu cyangwa yibwira ko uzi ibintu ariko wagera ugahura na challenge ndende. Kubera iki nukuvuga ngo umukameraman arakubwira ati jewe ndashaka gukora ibi bintu neza nta mwanya dufite ukora dusubiramo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri hari ugutekereza abantu bazayibona bate. Icya gatatu hari ukuba tutazi bikora bite. Icya kane nukuba wabasha gukora ibintu nyine bikagwa muri character umuntu ashaka. Nuko byaje mu buzima busanzwe turimo dusoza. Wavuga ko mu ngeri z'ubuhanzi wanyuze mu ikinamico zihita kuri radiyo z'amajwi, uhita mu ikinamico zikinirwa ku kabuga abantu bamwe bakunganira gukina, izindi ukina bakareba bagataha, izindi ugakina bakaza bagatanga ibitekerezo. Unyura mu muziki ukorana nabo watubwiye bangenda hayo bageradi bariya ni Gerard bari hanze uyu ba Mani Matabo ba Patrick ba Dominique Nick. Sinema yakumariye iki mu buzima busanzwe ugereranyije n'ibyo bindi byari byarahise? Sinema nubwo ntaramenya ngo umuntu niki ariko sinema yanyigishije byibuze kubasha kumenya umuntu gatoya ariko hari uburyo namenye kubera ko mu kwezi mpura n'abantu byibuze 35 duhura iminsi irenze 3 mu kwezi kandi tugahura buri gihe tukamarana amasaha arenze 8. Abo ni abantu tudahuje imico, tudahuje ubuzima busanzwe, tudahuje imitekerereze ariko duhuje gahunda umujyo. Ni ukuvuga ngo rero abona sinema ikintu yafashe cya mbere yafashije kubasha kwisobanukirwa agiye kwimenya. Sinizi cyane ariko hari ibintu byinshi nyine nabashije kwimenyaho abandi batanziho. Sinema imfasha kwagura imitekerereze, kureba kure no gutekereza cyane. Sinema ibasha kumfasha kubona uburyo bwo kubaho no gutunga umuryango. Sinema imfasha kubasha kumenyekana no kumenyana n'abandi bantu benshi. Mu by'ukuri sinema ni ikintu kinini kuri jewe mu buryo bw'amafaranga ntabwo ari make kuko nkurikije amafaranga ngiye mbona muri sinema ntabwo nayita menshi ariko si make kubera yuko ntashobora gufata inoti ngo nyikore byibuze mu kwezi bamaye nk'ikamyo wenda y'impapuro n'amakaramu sinayishushanya. Ariko muri sinema hari ikintu kinini nakuyemo, kumenyana n'abantu nk'uko nabivuze, kwimenya, kubasha kumenya n'ibindi bintu byinshi muri rusange. Shuti bavandimwe ba Papa Sava nkuko twabibabwiye turi kwizihiza kuzuza episode 1000. Twari kumwe na Digidigi Jean Bosco muri Papa Sava, yitwa Regero Norbert. Ni umwanditsi, ni umukinnyi, ni umuhanzi, ni umukinamico, akabazwi kandi by'umwihariko nanone ku bijyanye no kwamamaza mu buryo bw'amajwi cyangwa se ubw'amashusho, ndavuga publicity. Inzira sino ibyo yize isuku n'isukura,
ariko muri kaminuza yiga ubuzima rusange. Ndacyabyibuka muri Universite Katolika y'u Rwanda, twese naho twavuye, twese nuko twisanze, ntabwo twabyirutse impano bayikubonamo ngo bahite bayikoriyantamo cyangwa bayikwerekezamo, ariko byageze aho ngaho twe dufata icyemezo. By'umwihariko icyo atandukaniyeho n'abandi ni umucuranzi. Singiye kumuvuna ngo nashyireho indirimbo nagira ate, mwabyumvise ko amajwi arimo kuyafata, amakoro twita simple, naki nicyo twita amabare. Iyi ni Papa Sava, inshuti yanjye, tugukeneye icyo bita sabu niba utarabikora. twabikoze ukwacu, ariko reka nyoroshemo akantu. Umuntu uri kutureba udukunda kandi udufana, ndagushimiye kubw'uyu mwanya wafashe ngo urebe iki kiganiro. Nawe ngira ngo wari ubikomojeho cyangwa niwe wajyanaga, ariko koko nk'uko twebwe twakoze ibishoboka byose ku mbaraga nke cyangwa nyinshi twari dufite, tukabana namwe mu episode 1000, ntekereza ko aribwo tugitangira. Mukomeze mudushyigikire mu mishinga yacu itandukanye, yaba twe nka Papa Sava n'abandi bahanzi muri rusange turi gukorana muri iyi industry, muri urugendo rwa sinema. Inkunga ikomeye nge wadutera nkumva ko rwose udufashije ni ugukora subscribe, ibitekerezo byacu ukabishyigikira, uduha ibyawe, none warangiza ukanasangiza abandi ibi bikorwa byacu, bityo byibuze rimwe mu buzima ukavuga uti nateje nanjye sinema nyarwanda imbere. Ndagushimiye jewe, ntekereza ko ari cyo nari ngiye kongeraho. Murakoze cyane. Arakoze, wakoze kuza, wakoze nanjye kandi kuza mu byawe kuko hano ni mu rugo. Hapa ni nyumbani. Hapa ni kuba nyumbani. watashye ntabwo bivuze yuko wakoze, nuko nyine buri gihe noneho ngo abasilamu niba uvuye hanze ugasanga inzu ikinze, ugomba kuyiramutsa salamu alaikum, kuko abarimo abamarayika. Yego. Voilà, nicyo ngicyo twashaka kuvuga. Twebwe turi abakinnyi, turi abanditsi, turi abahanzi, ariko ntituri abanyedini, hose turiyo.